Muri iyi video ntoya ugiye kureba uko ubuhanuzi bwavuzwe kera bwa Bibiliya bwari bwarahanuye mu myaka 2500 ishize amateka y'ibyari kuzabaho kugeza na magingo aya ngaya, cyane cyane by'umwihariko bwarahanuye ibyacu twebwe ababayeho muri kino gihe cy'imperuka y'isi. Hi everyone, I'm Dustin. Muraho neza mwese, nitwa Dustin. Ibi ni ibyiringiro dukura mu buhanuzi. Igitabo cya Daniyeli cyanditswe mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo, gihanura amateka y'isi yose kugeza ku iherezo ryayo. Abashidikanya kuri kino gitabo bagiye bashaka guhindura igihe cyo kwandikwa kwacyo, bakavuga yuko cyanditswe mu bihe bitari ibya kera cyane. Ariko ubucukumbuzi bw'amateka nk'ubushobora gusuzuma igihe inyandiko imaze bugaragaza ko kino gitabo cya Daniyeli cyanditswe neza mu bihe bibiri bwayivuga. Nitujya mu gice cya kabiri cya kino gitabo kivuga cyane ku buhanuzi, tuhasanga ibyaberaga i Babuloni, aho umwami Nebukadinezari yari yarateye i Buyuda maze anyaga Abayuda, kandi muri bo harimo Daniyeli na bagenzi be. Yari afite intego yo kubigisha nk'uko ab'i Babuloni bigaga. Icyo gice cya kabiri cy'igitabo cya Daniyeli gitangirana n'inzozi ziteye ubwoba z'umwami Nebukadinezari, aho yarose inzozi akazibagirwa. Bukeye bwaho yahamagaye abanyabwenge n'abashitsi n'abakonikoni b'i Kaludaya ngo baze bibutse umwami Nebukadinezari inzozi yarose kandi bamubwire n'ubusobanuro bwazo. Abo banyabwenge b'abapagani bose bahurije hamwe maze babwira umwami Nebukadinezari amagambo y'ukuri bati: nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami ibyo ngibyo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni cyangwa umupfumu cyangwa umukaludaya iryo jambo. Barakomeza baramubwira ngo nta wundi wabasha kumenyesha umwami ibyo ngibyo keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Biri muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11. Bano bagabo bari bazi yuko Imana irenze ibigirwamana yonyine ari ibasha guhishura ibitamenyekana. Nuko umwami mu mujinya we mwinshi yategetse ko abanyabwenge bose b'i Babuloni bicwa. Ubwo butumwa bwanarebaga Daniyeli na bagenzi be, kuko nabo bari abanyabwenge b'ibwami, kandi abo ngabo bo bari Abaheburayo basenga Imana yo mu ijuru. Mu cyimbo cyo guhangayika cyane, Daniyeli yasabye umwami kumuha igihe gito kugira ngo we na bagenzi be bafate ibihe byo gusenga, maze ngo babaze Imana iby'inzozi umwami yari yarose n'ubusobanuro bwazo. Isengesho ryabo rigaragara muri Daniyeli igice cya 2 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23. Haranditse ngo: izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'ububasha ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimika abami ikimura abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi hishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimiye, ndaguhimbaza, wowe Mana ya ba sogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi. Nsobanurira ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Imana yahishuye za nzozi z'umwami izihishurira Daniyeli. Byihuse Daniyeli yahise aza imbere y'umwami, maze umwami Nebukadinezari amubazanya amatsiko menshi ati: witeguye kumbwira inzozi narose n'ubusobanuro bwazo? Daniyeli yasubizanyije umwami ubwenge bw'ijuru. Nimwumve uko yamubwiye. Muri Daniyeli igice cya 2 umurongo 27 no 28 haranditse ngo: ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunnyi, ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizabaho mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro cyawe nijoro ni ibi ngibi. Ahangaha Daniyeli yari arimo kwerekana ko ububasha bw'ibyakozwe byose bwari ubw'Imana. Yagaragaje kandi itandukaniro riri hagati y'Imana y'ukuri ivugwa mu byanditswe byera n'andi mayobokamana y'ibinyoma yiyitirira yuko afite ukuri. Hano noneho Daniyeli yahise ayishurira umwami iby'izo nzozi. Ku murongo wa 31 haranditse ngo: nuko mwami wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Harakomeza ngo: urabyitegereza ugeze aho ibuye rya zeri ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu
bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Bigeze ahangaha, umwami Nebukadinezari yari arimo arakurikirana n'ubwitonzi bwinshi ibyo Daniyeli yavugaga, yita kuri buri jambo ryose rya Daniyeli, kandi Daniyeli nawe amubwira nta gushidikanya n'ubusobanuro bw'izo nzozi. Kuva ku murongo wa 37 haranditse ngo, nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Wa mutwe w'izahabu ni wowe. Hano Daniyeli ubwe yabwiye neza umwami Nebukadinezari yuko we n'ubwami bwe bukomeye bwa Babuloni byari uyu mutwe w'izahabu wari wagaragajwe muri zino nzozi za kino gishushanyo. Izahabu nicyo cyari ikirango kiruta ibindi byose i Babuloni, kandi ubutunzi no gukomera kwa Babuloni kwagaragariraga cyane mu izahabu bari bafite n'amagingo aya ngaya. Abiga amateka y'isi ubwabo bavuga yuko ubutunzi bwose ubwami bwa Babuloni bwari bufite butapfa kungana n'ubutunzi bw'umujyi wari wo wose wo muri kino gihe cyacu. Babuloni wari umurwa ufite amarembo atatse neza cyane, aho ikintu cyose cyari kihubatswe cyari gikoze mu izahabu n'ayandi mabuye y'igiciro cyinshi. Babuloni kandi yari ubwami bufite ubusitani bwiza cyane, ndetse n'uyu munsi buracyari bumwe mu bintu 7 bitangaje kuruta ibindi byose mu isi. Ariko icyo uyu mwami Nebukadinezari atarazi nuko ubwami bwe butazaba ubwami bw'iteka ryose. Muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 39 haranditse ngo, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwayo gukomera. Kino gitabo cy'ubuhanuzi kiragaragaza yuko ubwami bwa Babuloni bwari guhangurwa. Nibyo koko, n'amateka ahamya yuko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwaje guhangura ubwami bwa Babuloni muri 539, maze butegeka isi yose kugeza muri 331 mbere ya Kristo. Before Medo-Persia would come to power, mbere y'uko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi buyobora isi, Bibiliya yari yaravuze n'izina ry'ubwo bwami muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 20 haranditse ngo, abo ni abami b'Ubumedi n'Ubuperesi. the Persian army Ingabo z'Abaperesi ziyobowe na Kuro ukomeye zanesheje Babuloni muri 539 mbere ya Kristo, maze bufata ubutegetsi. Kandi feza nicyo cyari ikirango cy'ubu bwami. Nk'uko Abamedi n'Abaperesi batari bohanyije na Babuloni gukomera, niko byasohoye, ndetse amafaranga yabo yabaga akozwe mu biceri by'ifeza. Daniyeli yakomeje gusobanurira umwami Nebukadinezari ibya za nzozi, maze amubwira iby'ubwami bwa gatatu. Kuri uwo murongo wa 39 harakomeza ngo, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. N'amateka y'isi ubwayo ahamya yuko ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe na Alexandre Mukuru bwaje guhangura ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Bibiliya nanone yari yaravuze neza n'izina ry'ubwo bwami mu myaka myinshi cyane mbere y'uko bubaho. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 21 haranditse ngo, ubwo ni ubwami bw'Ubugiriki. Aha bavugaga umwami wari kunesha Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli noneho hano yahise avuga iby'amaguru y'ibyuma. Ku murongo wa 40 haranditse ngo, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura gutyo. Buno busobanuro bw'izi nzozi buhuza neza n'ubwami bwari ubunyambaraga nyinshi, aribwo bwami bwa Roma bwayoboye isi kuva mu 168 mbere ya Kristo, buhanguye ubwami bw'Abagiriki kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Buno bwami bwa Roma buzwiho cyane kuba bwari ubwami bukomeye kandi burimbura cyane, ndetse n'isi ubwayo yaje kubwita ubwami bw'icyuma. Buno bwami bwavuzwe muri Bibiliya buyobora mu gihe Kristo ari mu isi, kandi abasirikare b'Abaroma babambye Kristo bakoresheje inyundo z'ibyuma ndetse n'imisumari y'ibyuma, bayibamba mu ntoki ze zizira inenge. Kugeza amagingo aya ngaya, Imana yari yarahanuye neza ukubaho no guhanguka k'ubwami bune bukomeye bwagombaga kuyobora isi. Ibitabo by'amateka bihamya neza mu buryo bwuzuye ugusohora k'ubu buhanuzi nk'uko bwari bwaravuzwe butarabaho. Ariko Daniyeli ntiyarangirije hano. Yakomeje asobanura iby'ibirenge by'iki gishushanyo, kandi mu busobanuro butangaje ndetse bwumvikana neza yerekanye ibihuza neza n'amateka muri kino gihe cyacu. Daniyeli igice cya 2 kuva ku murongo wa 41 haranditse ngo, kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano by'icyo gishushanyo ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, kandi nk'uko amano yacyo yari igice cy'ibumba n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye, kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba.
Amateka nayo ubwayo ahamya yuko ubwami bwa Roma butahanguwe n'ubundi bwami ubwo ari bwo bwose ngo butegeke isi nyuma yabwo, ahubwo buno bwami bwigabanyijemo ibice. Bino bice by'ubwami bwa Roma nibyo tuzi muri kino gihe cyacu nk'ibihugu by'Uburayi. Mu buryo butangaje, Daniyeli yari yaravuze yuko bino bihugu byose bitazigera bifatana ngo byongere kuba igihugu kimwe, ariko bikaba byari kuzihuza cyangwa se gukorera hamwe. Ibyo ni ukuvuga yuko nta bundi bwami bumeze nk'igihugu kimwe tuzongera kubona mu isi. Igitangaje cyane ni uko n'amateka y'ishura yuko nabona ubusobanuro bwihariye bwa buno buhanuzi ari ukuri kuzuye. Bibiliya yari yaravuze yuko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibongere guhuza ubutaka ngo babe umwe. Charlemagne yagerageje guhindura Uburayi igihugu kimwe biranga. Napoleon nawe yagerageje guhindura Uburayi igihugu kimwe biramunanira. Hitler nubwo yageze ubwo agenzura igice kinini cy'umugabane w'Uburayi afite n'intego yo guhindura isi yose igihugu kimwe, byaramunaniye, ntiyanahuza Uburayi bwonyine ubwabwo. Uburayi ntibwigeze na rimwe ndetse ntibuzigera na rimwe bwongera guhinduka igihugu kimwe. Ubuhanuzi bwa Bibiliya niko bwavuze kandi ntabwo bushobora kwibeshya. Ubwo rero buno buhanuzi bwa Daniyeli bwari bwaravuze mu myaka 2500 mbere y'igihe uko amateka azakurikirana kugeza ku iherezo ry'isi. Kandi inshuti zanjye, hari igice kimwe cy'ubu buhanuzi kigiye gusohora vuba cyane, ndetse dushobora kwizera tudashidikanya ko ubwo buhanuzi nabwo buzasohora nk'uko n'ibindi byose byavuzwe mbere byasohoye neza. Daniyeli avuga ku by'ibihe by'imperuka by'ubwami buzaba buyobora isi, aribwo bwa bundi buzaba bwarigabanyijemo ibihugu bitandukanye bukorera hamwe ariko budafatanye, aribwo tubayemo muri kino gihe cyacu. Daniyeli yaravuze mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44 ati: nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bubutsembeho, kandi buzahoraho iteka ryose. Daniyeli yasobanuye neza igikorwa giheruka kibigomba kuba. Imana yo mu ijuru igiye kwimika ubwami bwayo butazigera buhangurwa na rimwe n'ubundi bwami. Kandi inshuti zanjye, ushobora kuba umwe mu bagize buno bwami. Ushobora kuzabana n'Imana iteka ryose muri paradizo nk'uko byavuzwemo hano. Muri bino byigisho tuzajya twigira aha bizabafasha gusobanukirwa uburyo twakwitegura ubwo bwami. Turifuza ko muzajya mukurikira ibi byigisho kuko bizasobanura byinshi kuri izi ngingo.